Nshuti za Haleluya Amina TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeze kubampera umugisha. Iyi ni sheni Haleluya Amina TV, shene ifite intego y'ivugabutumwa ry'ijambo ry'Imana, ndetse ikabagezaho n'amakuru avugwa mu iyobokamana, ikagira n'intego ya gatatu y'iterambere. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'iterambere ry'umuntu, uburyo umuntu yatera imbere, aho turarebera hamwe imirimo 8 yabasha guteza umuntu imbere, kandi ikabikora nta kiguzi cyinshi, nta gishoro cyinshi bimusabye. Njyewe mugiye kubana nitwa Hitimana Disimasi, mwene so muri Kristo Yesu. Niba utubonye ari ubwa mbere, ngaho kora subscribe, ukore share, utange na comment nayo tuba tuyikeneye no kutugira inama. Reka tubanze dusenge Imana. Mana, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko ari wowe waturinze, tugushimiye ko dushaka ko umwana w'umuntu yasubira inyuma, kuko waraturemye, waremye umuntu umushyira mu Edeni, ndetse umuha no kwigenzura. Ndakwinginze kugira ngo rero umuntu wese waremye nawe umuhe iterambere rwose, umwungure. Uzakurikira ikiganiro wese azafashwe nacyo, kandi azatezwa imbere nacyo ashyigikiwe nawe. Byose tubisabye twizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Nshuti za Haleluya Amina TV rero, uyu munsi nje imbere yanyu kugira ngo tuganire ibintu byateza umuntu wese imbere, cyane cyane abantu bavuga ko akazi kabuze, abantu badafite icyo bakora. Bateguriye imirimo 8 umuntu abasha gukora, kandi akayikora nta mafaranga menshi bimusabye, nta gishoro kinini bimusabye, kandi akajya ahora akora ku ifaranga, akajya ahora akirigita ifaranga, akajya ahora abasha gukemura ibibazo bye rwose, atabanje kwiruka hirya no hino, cyane cyane ko, cyangwa se yirukanka ashaka abo yakorera, cyane ko n'abo ugiye gukorera wasanga ari aho ngaho bagiye batangirira. Harimo abavuga ko bamwe batangiye bacuruza ikarito, harimo abavuga ko batangiye bacuruza ubunyobwa, harimo abavuga ko batangiye bacuruza ibintu bitandukanye, ariko ubu ngubu akaba ageze ku rugero rushimishije rwo gutanga akazi, rwo gushinga amakampani runaka. Nawe rero uyu murimo ngiye kukubwira ntuwusuzugure, ubasha kuguteza imbere, ejo ukazasanga uri rwiyemezamirimo. Umurimo wa mbere umuntu yakora, akajya ahora abona amafaranga, akajya ahora akora ku mafaranga, yaba umusore cyangwa se umukobwa cyangwa se umugabo udafite akazi. Ufashe igare ukaritwara, igare ntabwo rigura amafaranga menshi cyane, cyangwa se n'umuntu ashobora kurigura akariguha, ukarimutwarira, mukajya mugabana amafaranga, cyangwa se ukamuverisa. Igare uritwaraho abantu bajyana hirya no hino, cyangwa se ukabasha gutwara n'imitwaro yabo, ibyo bahashye, cyangwa se n'ibindi bikenerwa n'abantu. Ushobora kubona amafaranga menshi mu kwezi cyangwa se ku munsi, kandi amafaranga akaba yabasha kugirira akamaro. Undi murimo wa kabiri wakora ukaguteza imbere, ushobora gucuruza amagi aya y'inkoko, amagi aya ngaya y'inkoko rwose, ushobora kuyafata ukayacuruza atetse. Gusa bigusaba kuyagirira isuku, kuba ufite isuku, kuba ufite aho kuyashyira heza hasukuye, mbese ko ufite ibikoresho biciriritse ariko bifite isuku. Amagi rero ushobora kuyacuruza ahantu hatandukanye, ushobora kuyaranguza ahantu hatandukanye,
ubundi buri munsi ukajya uhora ukirigita ku mafaranga, kuko amagi akenerwa n'abantu benshi, abafite abana, abantu bose muri rusange bakenera amagi. Umurimo wa gatatu wakora ukaguhesha inyungu, ukajya uhora ukora ku mafaranga, wowe uvuga ko wabuze akazi kandi udasabwe igishoro kinini, ucuruje ibigori. Ucuruza ibigori byeze, ibigori bimaze kwera barimo barasarura, ukagenda ukajya ukabyotsa, ukabihereza abantu bajya bakugurira, kandi ugasanga buri munsi uba ugiye uhora ukora ku mafaranga, ukwezi kukaba kwashira ubitse amafaranga menshi. Umurimo wa kane ni ugukora amasambusa. Hari amasambusa bashyiramo inyama, hari amasambusa bashyiramo ibindi bihingwa. Amasambusa ni ikintu gikundwa n'abantu benshi kandi cyiza, gusa icyo usabwa nayo ni ukuyagirira isuku. Nibyo ukora ukabikorana isuku, abantu bakakwibonamo. Ukwezi cyangwa se umunsi wajya ushira ufite amafaranga menshi, pana no kubura ibibazo cyangwa se no guhangayikishwa n'ibikoresho by'ibanze wakenera mu muryango. Umurimo wa gatanu wakora utagusabye igishoro cyinshi cyangwa se na gike, umurimo wo kudoda inkweto z'abantu zacitse, ugiye kwicarira ahantu ku muhanda, ugiye ukicarira ahantu hafi y'isoko, ukadoda inkweto, ndetse ukaba ufite n'umuti wo guhanagurira abakugana, babasha kuguha amafaranga menshi, ukwezi kugashira ufite menshi, ndetse bikazarangira ubaye na rwiyemezamirimo, ndetse uhinduye n'akazi. Umurimo wa gatandatu wakora ukaguha amafaranga mu buryo butagoranye, wowe uvuga ko wabuze akazi, ushobora gucuruza amayinite ya telefone. Amayinite akenerwa n'abantu benshi mu gihugu hirya no hino. Ugiye kandi gucuruza amayinite hari igihe bitagusaba no kuba ufite inzu, ushobora no kuyicuruza wigendera kandi ntagire inkurikizi bikugiraho. Ushobora no kuyoherereza abantu bashaka kugura muziranye, barababwiye ko ukora uwo mwuga. Ushobora no gucuruza amayinite ya telefone, ukajya uhora ukirigita amafaranga akugeraho mu buryo rwose bunejeje, ejo bugacya wahinduye n'akazi rwose pe, kubera inyungu nyinshi wakuyemo. Undi murimo wakora utagusaba igishoro, utagusaba ibintu byinshi, ubukomisiyoneri ni uburyo ubasha kurangira abantu ibigurishwa birimo amazu, birimo amasambu, birimo ibikoresho bikenerwa mu muryango, ariko kandi bifite ibyangombwa, wakurikiranye neza ugasanga ko ibyo bikoresho byaba bitibwe, ibyo bikoresho se bifite ubuziranenge, ukabanza ukabikurikirana neza kugira ngo hato bitazakugiraho ingaruka, cyane waranze ibyibano. Ubukomisiyoneri rero ni akazi katagusaba igishoro, kagusaba igihe gusa wakora, kandi ukabasha kubona amafaranga, kuko uwaguze ibyo wamurangiye abasha kuguhemba, ndetse n'uwo warangiye ibigurishwa nawe akaguhemba. Icyo gihe rero ugasanga ukuyemo amafaranga menshi. Umurimo wa nyuma wakora
ukaguhesha amafaranga bitagusabye igishoro kinini, ni akazi ko gukora muri resitora. Burya ukoze muri resitora ubasha kuzigama amafaranga menshi, kubera ko iyo wagiye gukora muri resitora barakugaburira, ifaranga ryawe bakugeneye kuguhemba ntago urikoraho kuko uba wavuye ku kazi uriye, mu gitondo uba wariye, saa sita uba wariye, nijoro utaha uriye. Umushahara wawe rero wose ukaba wabasha kuwucyura. Reka tugarukire aho ngaho. Ni ibi bintu 8 nabateguriye byagufasha gukora akazi, byagufasha kubona